dore amakosa umukobwa ashobora kuba yakora cyangwa se igitsina gore ashobora kuba cyakora, ugasanga arinze asaza cyangwa se arinze apfa nta mugabo abonye muzima, cyangwa se niyo abonye umugabo ugasanga nta mugabo umurimo. Sasa ugasanga kabisa arinze asaza, si turi kubona se ngo umuntu ari kurinda asaza, cyane cyane abakobwa ugasanga arinze asaza nta mugabo abonye, nyine agize urwego ajyaho, nyine atangira kumva ko niyo haza umugabo uwo ari we wese yamubona, kandi ari amakosa yagiye akora mu buzima bwe atigeze abasha kuba yasobanukirwa, cyangwa se avuge ngo niyirinde ibi bintu kabisa nibwo azabibona umugabo yifuza se, cyangwa azabona uwo musore yifuza yuko bazabana bagakora umuryango. Aya makosa rero niyo bashiki bacu bakora se, cyangwa bakuru bacu, cyangwa se barumuna bacu, barumuna bawe, cyangwa se niba uri umukobwa nawe ashobora kuba wakora mu buzima bwawe, akaba yatuma urinda usaza nta kintu ugeraho, cyangwa se nta mugabo nyine ubonye wakugira umumaro, umugabo mwakubakana umuryango, se umugabo wakugira umumaro atari wa mugabo nyine wa mugabo wingirwa mugabo. Nimvuga umugabo nyine wumva umugabo usobanutse kabisa, umugabo ushaka gutubona ukavuga ngo uyu mugabo umuntu wese yamwifuza. Rero aya makosa birasaba nushaka ufata agakaramu guys, niba uri umukobwa ufata agatebe noneho wicare tugiye kurebana aya makosa ugomba kwitondera mu buzima bwawe, kugira ngo utazigera na rimwe utsikira gato ukaba wayakora, kandi uyirinde bishoboka, kugira ngo uwo mugabo igihe azaza cyangwa se uwo musore igihe azazira azabe ari uw'agaciro imbere yawe, kandi nazaza ntazagusanga mu nzira mbi. Kandi kabisa nimba munari kubwe ashobora kuba ari umuntu muzima, ariko ukabona nyine abantu bazima baza bakushabuka nta muntu ukugira akamaro, ariko ntubashe kumenya ukagira ngo kabisa warasizwe, cyangwa se ukajya ni karande ziba zigukurikirana, kumba ari amakosa ubwawe wikorera, uko wahuye n'abagabo, uko wahuye n'uko muganira ibintu byose ugasanga ni wewe just utuma nyine nta muntu ugire wumva wagushyira mu rugo, nta muntu mwakudara cyangwa nta muntu wakugira umumaro. Dore ikosa rya mbere ukwiye kwirinda ni ukwitiranya ubwiza ndetse n'icyo umuntu ari cyo. Buriya abagabo bazi kwambara amasura menshi arenga 1000. Umugabo ashobora kuza yigize intama, cyangwa se yigize nyine umuntu uciye bugufi bishoboka, ukabona ni mwiza, ukabona afite byose, rimwe na rimwe ugasanga hari n'ibyo afite ari kwitira nyine mu gahe gatoya muri kumwe, ariko ugaza gusanga nyuma nimba umwemereye mukana, cyangwa se hari namwe uteye yo kubana, ugasanga ubayeho wicuza ubuzima bwawe bwose, cyangwa se ubayeho nyine utemera nyine ibintu. Nyegerageza abagabo umenye kubatandukanya, uvuge ngo se uyu ni umugabo nyine ndi kumwe nawe, uyu ni iki kindi nyine, just umenye utandukanya abagabo, kuko nyine ntugajye uha umwanya buri mugabo wese muhuye nawe, nyine wumve ko ari we nyine waba uw'agaciro mu buzima bwawe. Gerageza umenye gutandukanya ubwiza ndetse n'icyo umuntu ari cyo. Nimba uhuye n'umusore cyangwa se uhuye w'umugabo, wikiga ku mafaranga ye direct, cyangwa se ngo uhite utangira wige nyine uko agaragara muremure, cyangwa se ubwiza bwe, wegerageza uhite wiga ku mico ye direct. Wenda ushaka kubona ari wa musore nyine ushaka kuba, nubwo nyine yujuje byose bisabwa, nyine wakemera mukana, nubwo wenda adafite ubwiza bukabije, cyangwa se ubwiza bugeze ku kigero wifuza. Ushaka kuba nyine atari umusore ufite amafaranga, cyangwa se umusore nyine uri mwiza, nyine wujuje ibintu byose bisabwa, ariko ukabanga uyu muntu kabisa ameze neza gutya, afite ibintu nyine twabana nta kibazo, kuko yaba mistinga nyine ibintu byose byanjye nifuza. Rero wemenya kwiga ku basore, cyangwa se kwiga ku bagabo mbere yuko utangira kujya mu rukundo narwo, cyangwa se mbere yuko wumva ko mwagirana umubano. Ikosa rya kabiri ugomba kwirinda cyangwa gukora, cyangwa se ikosa nyine ryatuma nawe nta kintu ugeraho mu buzima, cyangwa se urinda upfa nta mugabo muzima ubonye, nimba ari n'abashiki bawe barinda basaza, nyine ukabona umuntu asaziye iwanyu guys, ukabona nyine arakuze ari umukobwa iverimo wageze muri za 30, ariko ukabona ko nta mugabo nyine ateze no kubona nta n'uwo ashaka, kuko nyine yamaze kumenya nyine ko nyine ntawe azabona, cyangwa se hari ibintu byinshi babona agomba gukora nyine bigatuma nta mugabo azabona. Ariko ugasanga ari amakosa menshi, ku buryo abagabo bafite akamaro, cyangwa se abagabo b'ingirakamaro barabahari kandi ni benshi baradukikije, ariko ugasanga ko amakosa akora ahorana nabo, ariko ugasanga nta n'umwe watera iyo namwe yamubwire bitewe n'aya makosa akora. Abagabo kabisa bagira amananiza mu iyo bigeze mu kintu cyo gushaka, ntabwo bameze nk'iyo bageze muri cya gikorwa cy'ubuya mu cyumba cy'amango, ukuntu babirekuye nyine ubona bashishikaye, ariko iyo bigeze mu kintu cyo kwanga bagiye kugushyira mu rugo bagushaka, uba usanga ari wa mugabo, niyo yaba ari mayibo y'ubwoko bumeze gute, cyangwa se ari wa wundi ujya mu nda yacyaye, cyangwa se ukora ikintu cyose, iyo agiye gushaka abashaka umwana mwiza witonda, cyangwa se umwana nyine uciye bugufi. Ntabwo abashaka abo ngabo birirwana bakorana ibyaha, cyangwa se abo ngabo nyine bimbesho nyine birirwa basindana ibiki byose, ahubwo nyine ari ukuntu mugaragariza imico ye, niyo mwamuri ko nkavuga ngo uyu muntu kabisa nubwo turi kumwe yitwara gutya ntamushaka, ugasanga ni umugabo wowe ukumva ko gora umwisanzuye wo ukora ibintu bibi cyane nawe nyine gutyo ukumva ko nicyo kizatuma atera intambwe akagushaka. Wapi guys, abagabo si uko bameze. Umugabo we ashaka umuntu utanamuzi, cyangwa se wa muntu ababona nyine uri aho ngaho usanzwe. Ntabwo akunda abo bantu b'abanyakavuyo, cyangwa se abantu bajagaraye cyane.
menya abagabo icyayi. Iki kintu cya kabiri cyari kose ugomba kwirinda. Gusa mbere ko dukomeza, menya ko wakoze subscribe aho hasi, iki tunagendana mwakoze subscribe ndetse ukandi like kuri iyi video. Ikosa rya kabiri abakobwa bakora cyangwa se igitsina gore gikunze gukora, bakunze kwishingikiriza ku bwiza bwabo cyane cyangwa se ku mubiri wabo cyane. Umugabo uzagukurikiraho ubwiza ndetse n'umubiri, kuko kuri iyi si ikintu cyose ugomba kumenya, nta mukobwa uri hejuru y'undi. Uko waba uri mwiza kose nta mugabo ujya upfa kunyurwa. Umugabo azaza nimba uri na mwiza kabisa, azahura n'abandi bameze nkawe cyangwa se banakurusha ubwiza, uwo ngo azahita guta. Rero kwishingikiriza ngo ufite umubiri ndetse ufite ubwiza bwawe, ibyo bintu bizakwangiriza ubuzima bwawe igihe cyose. Ishingikiriza ibitekerezo byawe ndetse no gukura, kugira ngo n'uwo mugabo ubonye cyangwa se uguhaye amahirwe ho gatoya cyangwa se uwo mwagiranye connection gatoya, wumve ko nyine urakuramo akawe karenge, nyine ukora vuba vuba, nyine ureba ko hari icyo basi wamukuraho, cyangwa se nyine ugashaka ko wanamugaragariza discipline kugira ngo nyine urebe ko yanakwema cyangwa yagushaka. Kandi ukamenya ko abagabo nyine baragoranye mu bintu byo gushaka. Ubwo nyine uko uzajya uhura n'umugabo bwa mbere, icyo bita first sight, tugerageza umukumvike ku nshuro ya mbere, nahita gufata nk'umuntu wasame cyangwa se umuntu uraho nyine inshuro ya mbere akubonye, umugaragarize nyine ko bishoboka, nyine wirinde ko akubona nyine nk'umuntu wese wakora urugo, ko buriya inshuro ya mbere umuntu akubonye akenshi nibwo agufata. Mugaragarije ko nyine uri indaya, uri indyarya, ukunda amafaranga cyangwa ukunda ambiance, ibintu nk'ibyo akubonyemo ku nshuro ya mbere just, ubwo nyine biba birangiye aho ngaho kugira azagira igitekerezo cyo kuba yagushyira mu rugo, kereka ari ibindi bintu wamuhaye. Ariko ku nshuro ya mbere ugaragarije umuntu cyangwa se uwo mugabo neza neza, niko azagufata kurinda musazanye cyangwa se kurinda mumaranye igihe kiri, ugasanga agiye gushaka cyangwa se agiye gushyira umuntu mu rugo, asanga yigiriye mu ntara kuzana ka gakobwa aba ari akajiji kataba gasobanukiye ibintu, kuko wowe nyine azi icyo ushoboye ndetse azi n'icyo wakora, ndetse nyine imico yose arayizi. Umukobwa wumva ko kuba ari mwiza bihagije cyangwa se ngo umugabo nyine azakurikira ubwiza bwe ngo amukunde, buriya bikunze kwangiza ubuzima bwe bishoboka pe. Ashobora gutungurwa cyangwa se kubabara cyane iyo asanze hari abandi bakobwa bafite ubwiza nk'ubwe kandi bashobora no kuba bamurusha, bigatuma umugabo amusiga cyangwa se bigatuma nyine uwo mugabo wamukundiye kubera ubwo bwiza kumva ko nyine yishingikiriza ubwiza, yari kumwe n'umugabo nyamugaragaza ko ubwiza bwe nta kintu butamuhereza, nawe yabonye undi ukurenze kuko nyine ari ubwo bwiza wamugaragarije, cyangwa se nyine wambaye ukamusedusinga nyine ukaba umugaragariza, aragusiga akajya kuri abo bandi bafite ubwiza n'abakamenya ibyabo, gutyo nuko wamugaragarije. Wemenya ko umuntu umugaragarije wiyubashye, nyine nimba uri umugabo nyine nyine, kuko abagabo nyine bakunda abakobwa ku nyine kamere yabo. Rero wowe umugaragaze ko uri umuntu wiyubashye cyangwa se uri umuntu nyine usobanutse. Ntabwo abagabo babibashijeho cyangwa se ntabwo abagabo nyine bagira discipline cyangwa umuco bashizeho, ahubwo usanga ari n'abagabo bazima, ahubwo babuze umukobwa muzima. Aricyo kibazo, nabo bahura nabo bahora bifuza ko bazabona umukobwa muzima kandi bakunze kandi mwiza, kugira ngo nyine babashe kuba bakora urugo. Rero wowe ushaka kwitwara neza cyangwa se ukagira nyine aya makosa ukayirinda mu buzima bwawe, ugasanga uhuye n'uwo muntu, rero uzahita umitinga nawe n'ibyo wifuza, kandi mukaba mwakora urugo rwiza, kandi mukaba mwajya mu rukundo rufite agaciro. Rero ikintu cya gatatu cyangwa se ikosa rya gatatu abakobwa cyangwa se igitsina gore bakunze gukora, bikaba byatuma bibangiriza iterambere ryabo, urukundo rwabo, urugo rwabo, cyangwa se bakaba barinze basaza nta mugabo cyangwa se n'unababwira ngo basabe yanabapropose, ugasanga nyine nuba propose ni wa muntu uvuga ngo kabisa uyu nguyu turagiye, ariko yewana kumaraho igihe kinini biragoranye. Nyine ugasanga nyine nubwo ugiye ariko ugiye utishimye cyangwa se ugiye utanyuzwe n'ibyo afite, ari amakosa yawe yakoze cyangwa se ari utarabashije gukontorora ibi bintu. Akenshi abakobwa bakunze gukabya kwishyira hejuru, just their pride, nyine kumva ko bari hejuru cyane. Nta muntu uri hejuru y'undi kuri iyi si. Guca bugufi nta kosa uba ukoze, ahubwo nyine ukamenya guca bugufi muri discipline ndetse n'umuco wawe nyine ukawukora. Abagabo ntabwo bakunze kunumva umugabo aza akagutereta agira ngo umite mukora imibonano just vuba kabisa, baba babikunze babishaka, ariko najya gushaka ntabwo azavuga ngo uyu muntu yaranyoroheye naraje ahita ngira nyine. Wapi, gukabya nyine kwishyira hejuru ni kwa kundi nyine umugabo nyine umwereka kuri hejuru cyane ukamuca amazi, ariko nyine nta nubwo ugomba nyine just nimba ashaka ko muganire, ariko najya mu bindi nyine umwereke ko yubashye nyine kabisa, umuganire gutyo nyine ubashe kumutwara neza, ariko nyine ntutakaze agaciro kawe cyangwa se ngo wishyire hejuru bikabije. Aho ngaho nyine nawe azabitekerezaho neza, avuga ngo umuntu kabisa ariyubaha kandi yihesha agaciro, nimushyira mu rugo nta kibazo azaneza kandi nta ngaruka ibintu nk'ibyo, ndetse abashe no kuba yakubaha, nyine anakubahira nyine uko wamwitwayeho. Ntabwo ari ngombwa ngo umugabo wese ngo muhuye nyine ngo kugira ngo umufatishe ngo nuko mwaryamana cyangwa ibindi bintu byose, cyangwa nuko umugaragariza ufite ikibero cyiza ngo ugaragara napi.
uzakora ibyo ngibyo urye ku mafaranga ye just nawe ndabizi nta mugabo uzaguha amafaranga agukiza ngo mwarahuye muri ubwo buryo. Niyo yaba afite amamiliyari uzajya udushiraho duke duke wifashisha mu buzima bwawe, ariko ntabwo uzigera uvuga ngo kabonye amafaranga agukiza. Finally ntaba ashatse umugore afate yambuka yangushya arenga imisozi ajye kuzana umugore wo mu ntara, kuko wowe just yabonye ko nta kintu kikurimo. Rero ugaragaza witwara umuntu nyine uriwe, kandi nyine ugaragaze ko uri umukobwa w'umuco nyine usobanutse, kandi umukobwa wakizerwa n'umugabo wese wawe, ku buryo nyine umugabo wese yamukurura. Just wiyiteho ukurure buri muntu, ariko nyine unagaragaze ko nyine woroshye kandi nyine udapanika ibintu nyine, kandi n'umuco wawe wizirikaho. Icyo abagabo baba bashaka, kuko abagabo banakunda abantu babagora cyane, umurire mu gaciro iyo ugashyizemo wa muntu umugora, ariko nyine umuha umwanya, ariko nyine ku buryo utamuca amazi, ariko nyine amugora ku bintu bijyanye nyine na sex n'ibiki byose, ukabona umuntu abifunzeho umutwe. N'umugabo nta n'uwo ngo aba ashaka, kuko nyine yanakemera akanagushaka, ariko kugira ngo ngo kabisa uyu muntu ukuntu nabonye agoranye ibintu byose nakoze nanjye, nta muntu uzapfa kuba wamurangaza cyangwa se abe yatuma aca inyuma. Irindi kosa rya kane abakobwa cyangwa igitsina gore bakunze gukora, bigatuma bagenda basaza batageze urukundo rwabo, batageze mu rugo rwabo, cyangwa se ukabona abenshi bari gusaza muri ino minsi turi kubibona, ukabona nyine bashaje nta mugabo, cyangwa batagize igitekerezo cya mariage. N'abagiyeyo just bakamera nk'abagiye gusuzuma, ukabona ejo bundi baragarutse. Akenshi igitsina gore bakunze kutamenya kwitwara neza mu rukundo, nyine kumva ko baseducinga buri mugabo wese. Umugabo aremwe nyine mwirari pe, ni ibintu bisanzwe, ariko n'umukobwa nawe aremwe mu kumva ko nyine agomba kurebwa na buri wese, cyangwa se kumva ko nyine abacu bose arebwa. Ushobora kuba uhuye n'umugabo just murakundanye, umugabo mwiza witonda ibiki byose, ariko wa muco uranga abakobwa cyangwa se wabasa abakobwa wese wo kuvuga ngo nimba nciye ku mugabo wese ngomba gutuma ndeba ndambara gutya, nyine ibintu byose ukora bigatuma kureba. Ibyo ngibyo hari umugabo muzahura, cyangwa se uwo muntu wese afite ibintu byose, ariko ibyo ngibyo kubyihanganira bibe byamugora, usanga wibujije amahirwe kandi wari kuba uri umunyamahirwe. Cyangwa se nanone usanga nyine urwo rukundo wifuzaga, cyangwa se uko kubaho nta kibazo ufite nyine wifuza umugabo, usanga nabyo yabibuze kandi ari we wikozeho. Cyangwa se kumenya kwitwara neza mu rukundo. Ushobora kuba wabyitwara just utarahura, cyangwa se utarahura n'umuntu ubona w'ingenzi, ariko mu gihe mwahuye menya gushyira akantu ka discipline, wambare n'utwenda nyine tugaragara nyine dufatika, atari ukuvuga ngo nyine urakifuza kuba waseducinga abagabo bose. Niyo ibyo ngibyo wajya unabikora uri kumwe n'uwo musheri wawe nyine just nyine, ariko ntiwumve ko nyine abantu bose bajya bakurangara, nawe nyine ukabikora icyo ushaka. Kwa kundi nyine umukobwa aca ku bagabo batamureba, akumva nyine araraka cyangwa akumva arababaye, kuko nyine abagabo benshi ntabwo bakunze kwihanganira ibyo bintu, kuko umugabo kabisa, umugabo nta kintu aba atakuranga abona umukobwa. Rero iyo yakwifuje ni intandaro zo kuba nyine yagutwara. Rero nicyo impamvu biba byababaza buri mugabo wese mwaba muri kumwe, akabona nyine witwara gutyo, ku buryo niyo yaba yaragushatse kabisa yakureka akaguta, kandi wari waramuvunitse cyangwa se wari waravunitse kugira ngo umubone. Rero ikintu cya gatatu cyangwa se ikosa rya gatanu abakobwa cyangwa igitsina gore bakunze gukora, bigatuma rero batagera ku byo wifuza, yaba urushako rurambye cyangwa se no kubona umugabo bifuza atari wa mugabo uza nyine ari wa wundi wo kugira ngo akuvane iwanyu, cyangwa se wo kugira ngo nyine azibe icyo cyuho cyo kubona ko ugiye gusaza nyine utabyaye, cyangwa se ugiye gusaza nyine nta mugabo wigeze. Usanga abakobwa benshi bakunze gufata ibyemezo bitari byiza, kandi ibyemezo bidakwiye nyine, akumva ko gufata icyemezo cyiza, ariko noneho ugasanga nanone gifashe mu gihe kidakwiye. Hari abakobwa baba bafite amahirwe yo kubana n'abagabo beza, cyangwa se yo kugira nyine urugo rwiza, ariko bagatinya kwitaho cyangwa se kwiyemeza nyine ko uwo mugabo just ukumva ko nyine we agomba kubanza kwiraza ijyanza, kandi abona ko ari umugabo kabisa mwiza, kandi umugabo ukwiriye. Fatirana, kuko abagabo barabuze, cyangwa se igitsina gabo cyarabuze. Nimba ubonye umuntu kandi ukabona ko uri umunyamahirwe, wijya kumupfusha ubusa. Gerageza uhite ufatirana urebe ko arundi abazungu niba bakimaze muri iyi minsi, usanga umuzungu we just umugore anaporopoza umugabo just we nyine akumva ko agomba kwihutisha ibintu, kuko azi ko anytime uwo mugabo bamujyana. Uwo mugabo azakwiga, azakumenya ibiki byose. Nimba ubona ari wa muntu nawe uraho uri gupfa ubusa, kandi yashobora kurwubaka, witinzamo. Ntabwo ari ngombwa ngo mugumye mu gasipigiye cyanyu, we wamupenetra paka ukamukomveka, ukaba mwagira icyo mukaka, mukaba mwakiteza imbere, yewe ukareba ko byanashoboka yuko yagushyira mu rugo. Kuko ngutindana nawe kabisa niko agenda amenya amakosa yawe ibiki byose. Kwifata nimba warifasha ari ibintu ukoranye bitu kugira ngo wenda ubone umugabo, ugasanga
za nuza nyine imico yawe itangiye no kubyuka sometimes ugasanga aranagutaye kandi wari umugabo ushobora kuzabana nawe neza. Rero gerageza ufate icyemezo cyiza ndetse mu gihe gikwiriye, nawe ushyiremo logique kureba uko umuntu ameze, ibiki byose nawe wanakaneza kuko muba mwamaze kumenyana ndetse yaranakubwiye n'ukuntu bimeze ku buryo uvuga ngo uyu muntu kabisa nshaka kumupropose ibintu bikaba byakunda, tukaba twabipanga tukabijyamo bitewe n'ukuntu mbona status imeze cyangwa se uko mbona background ye n'iyanjye bimeze. Ikintu cya gatandatu cyangwa ikosa rya gatandatu abakobwa bakunze gukora, bakunze gukunda gusa amafaranga cyangwa se nyine gukunda uko umuntu agaragara, background, famille, ibiki ibintu nk'ibyo. Kabisa ni byiza kwita ku gaciro uko uzabaho, uko abana bawe bazabaho, uzarya neza se, uzambara neza, uzabaho neza, byose ukwiye kubyitaho. Ariko nyine ukita n'uko umuntu atekereza cyangwa ukuntu umuntu agufata. Iyo buri umukobwa yibanda ku bintu bifatika nk'imodoka, amafaranga, ikimero, umuntu ahaturuka, ashobora guhitamo umugabo bitari urukundo cyangwa se ubushobozi bwo kuba nyine yakunze. Ibyo ngibyo bizagira effect iremereye cyane ku buryo bazabana ndetse n'umubano cyangwa se umubano wagiye uzamara ndetse na kabisa umubano ntabwo uzaramba. Rero kunda umugabo wishimiye cyangwa se ujye ku mugabo wishimiye ndetse wujuje ibyo usabwa byose cyangwa se ibyo we wifuza cyangwa ibyo umubiri wawe gusaba, kugira ngo basi nunagenda uzasange nyine uri kumitinga ibyo umutima wawe ushaka cyangwa se umutima utazaba uri kugucira urubanza ngo njyewe ndakunze umuntu. Akenshi na kenshi umugera mu rugo ugasanga n'uwo mugabo wagiye udakunze ukumva nunashaka kumubyarira ibintu nk'ibyo kuko nyine uri mu mafaranga, wabonye imodoka, ibintu byose bigenda mukumva nyine ko ukeneye urukundo. Nibwo uhita umenya agaciro k'urukundo cyangwa se nibwo uhita umenya nyine imbaraga zo kuba warahisemo uwo wakunze. Iyo wamaze kugeramo ukabona byose urabifite kandi ukabona ko ntacyo ataguhaye, ariko ugasanga finally ubabaye kurusha uko wari umeze utaramubona. Niyo muha agaciro urukundo, ntimugahe agaciro amafaranga gusa cyangwa se aho umuntu aturuka cyangwa nyine uko umuntu agaragara. Muha agaciro urukundo ndetse n'ibyo umutima wanyu wifuza. Nimba warugeze akanya ureba aya makosa umukobwa akora mu buzima bwe akarinda apfa nta mugabo mwiza abonye, cyangwa se ukarinda apfa nta kintu cyiza abonye, haba urushako rurambye cyangwa se ikintu cyose cyamugirira akamaro, menya ko wakoze subscribe hano kuri Kede Entertainment, niho honyine ibintu biganiro by'ibi by'ubwenge bica kandi ni umunsi ku wundi. Guys, mujye mukora subscribe, ni ingenzi, ntimukakutwe cyangwa se ngo mujye mutayikoze, kandi mujye mukanda no kukazogera aho hasi kugira ngo ibintu nk'iby'ubwenge bijye bibageraho ku gihe. Sibyo, mukande like kuri iyi video. Kandi ese wowe iri amakosa ukora ni ayahe? Bashiki bayo bakora ni ayahe? Mwisanzure muri comment ubwe ngo kabisa iri kosa rye rya gatatu kabisa nagendaga ngongana naryo cyangwa se nzi abantu bagongana naryo ryatumye nta kintu ageraho kandi byamubujije amahirwe kuba yabona umugabo mwiza kandi umushimishije. Menya ko wakoze subscribe kandi tuze no kubana mu bindi biganiro by'ubwenge ngibi mu kanya gatoya. Ciao ciao.